Ndabasuje kandi bayikaze kuri Rwanda Update Info. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe bitewe n'ici by'isima mugiye mutwumviramo cyangwa se mureremo gatanu kuri gatanu nk'ibisanzwe. Tugatse n'amakuru ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru hano ku isi muri Afrika ndetse n'andi hantu habagiye hatandukanye, ariko mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tugaruka hano mu Rwanda iwacu, ngira ngo ni inama yabaye ihuje abaminisitiri igahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange ndetse cyateza abanyarwanda imbere bose muri rusange. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere mbabwire ko muri inama havugiyemo ko amafaranga ya mituweli agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 2020 yashizweho akagenda ku 15 kugira ngo byibuze bibashe kuba byafasha abaturage n'abaturarwanda bose bisanze muri kino ciciro cy'u2020 kuba bakishyura mituweli bitabagoye. Ni nyuma yuko abaturage bagiye bagaragaza imbogamizi ikomeye cyane yuko amafaranga ya mituweli 2020 ari menshi cyane ugereranyije n'amafaranga 3000 byari bisanzwe biriho. Ni nyuma yuko mu by'ukuri abaturage bari kuvuga ko amafaranga ya mituweli batazabasha kuba bayishyura mu gihe mituweli itarasubira ku 3000 nk'uko byari bisanzwe bimeze, ukabona kuri kugenda bihangayikisha abaturage n'abaturarwanda bose musanye. Mu by'ukuri ari impamvu iyi nama yabashe kuba kugira ngo babashe kuba bakemura ibibazo abaturage bagenda bahura nabyo muri imbogamizi bagenda bahura nazo muri rusange, kugira ngo barebe ko ibintu byose byasubira mu murongo nk'uko byari bisanzwe bimeze mu gihe cya kera. Mituweli ikiri ku 3000 kugira ngo bibashe kuba byafasha abaturage n'abaturarwanda bose mu rusange. Mu by'ukuri ndaza kuba ko amafaranga hano mu Rwanda agiye kuba yakurwaho ayangana dusanzwe dukoresha, akaza andi mafaranga mashyashya tuzadukoresha bitarenze amezi 12. Ndaza kubabwira inoti zigiye kuba zahindurwa hano mu Rwanda, hakaza n'izindi noti zishyashya tuzadukoresha. Ese umumaro bifite abaturage ni uwe kuba amafaranga agiye kuba yahinduka hano mu Rwanda? Umumaro bifite abaturage ni uwe, kuko umumaro urahari cyane kandi ukomeye ku maturage ndetse no ku mibereho myiza y'abaturage. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tuganire kuri izo ngingo zacu ebyiri kugira ngo mbashe gusobanukirwa mu byinshi cyane ndetse no kumenya byinshi rero byaje bivugira muri iyi nama iba yabaye ihuje abaminisitiri gahuza na His Excellency Paul Kagame biga ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose musanye. Ndagira ngo mu by'ukuri tugende dusesengura aya makuru yacu, ariko mbere kutugenda gusesengura aya makuru yacu, niba uri kubona n'ubwa mbere ageze kuri channel yacu ya Rwanda Update Info, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi n'amakuru nkanga ameza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu mbere. By'umwihariko iyi video niba ikunze kora like ndetse utere comment, kuko ibitekerezo byanyu bikeneye kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu bukene. Tugende ku ngingo yacu ya mbere. Twavuze tuze kuganira yuko amafaranga ya mituweli hano mu Rwanda agiye kuba yagabanuka akava ku mafaranga 2020 yashizweho akagenda ku 15 kugira ngo bibashe kuba yafasha abaturage n'abaturarwanda bose bisanze mu cyiciro cy'u2020. ubona ko mu by'ukuri ikibazo cya mituweli gikomeje kugenda gihangayikisha abanyarwanda hano. Mu by'ukuri ubona ko amafaranga ya mituweli yabashe kuba yagenda ku 2020 akava ku 3000 nk'uko byari bisanzwe bimeze. Abaturage bakibaza ese koko niba amafaranga ya mituweli yagiye ku 2020 kandi yari yasanzwe ku 3000, twaraburaga amafaranga 3000 byo kuba twakishyura mituweli 2020 byo tuzabasha kuba twabona yo kuba twakishyura mituweli. Ukabona ko biri kugenda bihangayikisha abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Mu by'ukuri abaturage bo ukomeza kubona ko bari kugenda bahangayikishwa nuko bagiye bisanga mu byiciro by'u2020, kandi ukabona ko n'abahinzi bakora n'abakene nta kintu bafite mu by'ukuri bakoraho amafaranga kuko bakishyura amafaranga 2020 bya mituweli. Ukabona ko biri kugenda bibahangayikisha, kandi mu by'ukuri leta yaravuze ko amafaranga 2020 azajya igenda atangwa n'abantu bakora mu nzego za leta ndetse abagitifu n'abamwe bagiye batandukanye nibo bazajya bagenda bishyura 2020 bya mituweli. Ariko none ukibaza ni gute abaturage b'abahinzi bajya bisanga mu cyiciro cy'u2020 kandi koko ubona ko bigaragara ko ari abahinzi nta kazi ka leta bafite. Ukibaza nyine aba mafaranga kuko niba atari ibintu nyine babikigenda bigura abaturage n'abaturarwanda bose muri rusange. Gusa icyo wamenya kuri iyo ngingo ya mbere ya mituweli nuko amafaranga ya mituweli nyine agiye kuba yakurwa ku 2020 akagenda ku 15 byibuze kugira bibashe kuba byakoreza abaturage kwishyura mituweli nk'uko byari bisanzwe bimeze. Mu by'ukuri ndagira ngo munyemerere tutizenge mu magambo tugere ku ngingo ngo yacu ya kabiri. Twavuze tuze kuganira yuko amafaranga hano mu Rwanda agiye kuba yakurwa ayanga dusanzwe dukoresha, hakaza andi mafaranga mashyashya tuzadukoresha bitarenze amezi 12 hano mu Rwanda. Inoti zigiye kuba zakurwa hakazaza n'izindi zizasimbura. Ese umumaro bifite abaturage ni uwe? Kuko muhari umumaro ukomeye cyane ku mibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose bibafite, kuko amafaranga agiye kuba yahinduka hano mu Rwanda. Byose ndagira ngo bimenye neza mu bintu bisobanukirwe gahunda zose z'uko amafaranga hano mu Rwanda agiye kuba yakoreshwa n'uburyo azajya akoreshwamo hano mu Rwanda bitarenze amezi 12. Amafaranga mu by'ukuri rero agiye kuba yahinduka hano mu Rwanda nta yandi na amafaranga 500, 1000, 2000 ndetse na 5. Mu by'ukuri nayo mafaranga agiye kuba yakurwaho hakazaza andi mafaranga mashyashya azayasimbura. Gusa nanone icyo mwamenya nuko amafaranga iyo agiye guhinduka mu gihugu nuko byongera agaciro k'amafaranga, kuko kuri ubu ngubu nuko amafaranga y'Amanyarwanda namara guhinduka ashobora kunganya agaciro n'amafaranga y'Amanyakenya, kugira ngo byibuze murumva ko amafaranga y'u Rwanda azaba azamutse akagenda hejuru. Mu by'ukuri navuga ko impamvu amafaranga no mu Rwanda agiye kuba yahinduka, kuko murabona ko mu bihugu byinshi cyane bigiye bitandukanye ubona ko ku mafaranga bakoreshaho perezida w'igihugu cyabo, kuko ubu ngubu ukabona ko mu Rwanda twe ntabwo dukoreshaho perezida, dukoresha ibirango nka kawa, agaseke ndetse n'ingagi. Murumva ko mukuru ubu ngubu impamvu amafaranga agiye no kuba yahinduka no kugira ngo babashe kuba bashiraho umuperezida, kandi bashiraho umuperezida amafaranga bitewe n'ibigwi abaragiye yubaka cyangwa se n'ibiro myiza bagiye afasha abaturage. Kuri ubu ngubu nuko bagiye kuba bahindura amafaranga kugira ngo babashe kuba bashiraho perezida Paul Kagame, kugira ngo babashe kuba bamushira ku mafaranga ndetse bananamuhe n'icyore, kuko nyine yagiye akora ibintu byinshi cyane bagiye bitandukanye ku mibereho myiza y'abaturage. Kandi navuga ko mu by'ukuri abaturage nibo basabye leta ko yazakora igihe yazagira kino kintu kugira ngo byibuze perezida bamushire ku mafaranga tuzajya dukoresha hano mu Rwanda, bibye bifasha imibereho myiza y'abaturage n'abaturarwanda bose mu rusange.
turabashimiye twabanye kuva video itangiye kugera irangiye muri abantu b'agaciro cyane, ariko niba video wayikunze kora like ndetse utere comment kuko ibitekerezo byanyu biba bikenewe kandi bifasha society nyarwanda nyamwinshi kwikura mu kintu. By'umwihariko niba video uri kubona bwa bigeze kuri channel yacu Rwanda Update Info, kandi subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo video nk'izi ngizi nakuru nkangameza leta ibagiye itangaza nawe ujye ubasha kuyabona mu wa mbere. Turakora cyane kuri Rwanda Update Info.